Uyu munsi uramutse ukoze urugendo ukajya mu gace k'icyaro ugafata abaturage 10 ukababaza izina Adolphe Hitler, byibura 8 muri bo bashobora kumumenya, 2 akaba ari bo bonyine bamuyoberwa. Izina Adolphe Hitler rizwi cyane hafi na buri muntu utuye isi. Ariko se nyuma yo kumenya ko yayoboraga abanazi ndetse kandi nawe wateye intambara ya kabiri yose y'isi, n'iki kindi umuziho? Ese waba uzi yuko yari afite umukunzi bamaze imyaka hafi 15 bakundana ariko batarakoze ubukwe, maze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 mu 1945 bagapfana bamaze umunsi umwe wenyine bakoze ubukwe? Eva Braun. Iri zina ry'uyu mukobwa w'umudage nta bantu benshi barizi, nyamara yabaye umugore wa Hitler ndetse bamaze imyaka ibarirwa hafi muri 15 bakundana. Abamenyanye mu 1929 bakundana mu 1931. Urakaza neza muri iki kiganiro. Uyu munsi ngiye kugaruka ku bihe by'urukundo byaranze Hitler ndetse n'umukunzi we Eva Braun. Adolphe Hitler yavukiye muri Autriche ku itariki ya 20 Mata mu 1889. Se umubyara yitwaga Alois Hitler, nawe nyina yitwaga Clara Pozol, yari umugore wa gatatu. Abatizwa yiswe Adolphus Hitler, akaba umwana wa 4 mu bana 6 se na nyina bari bafitanye, nubwo 3 muri bo bitabye Imana bakiri impinja. Ubwo Hitler yari afite imyaka 3, umuryango we wimukiye ahitwa Passau mu Budage. Ubwo yari afite imyaka 8, Hitler yari umuririmbyi muri korali ndetse yajyaga avuga ko azaba padiri. Hitler yaje gupfusha murumuna we witwaga Edmund mu mwaka w'1900, atangira kuba umwana ugoye, agahora aserera n'abarimu ndetse na se wakundaga kumukubita cyane. Gusa ariko ibi ntibyabujije Hitler gukura. Ku rundi ruhande, Eva Anna Paula Braun yabonye izuba ku itariki ya 6 Gashyantare mu mwaka w'1912, avukira i Munich muri leta ya Bavaria mu Budage. Ni umukobwa wa kabiri w'umugabo wari umwarimu witwaga Friedrich Braun ndetse na nyina witwaga Franziska Grunberg. Yari afite mukuru we wari waravutse mu 1909 ndetse na murumuna we witwa Margaret wavutse mu 1915. Eva Braun yize amashuri mu bigo bya Gatolika, cyane ko na nyina yari umugatolika ukomeye cyane. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Eva Braun wari ukiri muto yatangiye umwuga wo gufotora, ari nawe yaje kumenyanira na Hitler nyuma. Ni naho rero Eva Braun yaje gukorera umugabo witwaga Heinrich Hoffmann wari umufotozi bwite wa Adolphe Hitler. Hagati aho ariko ababyeyi ba Eva Braun bari barakoze divorce mu mwaka w'1921 muri Mata, ariko nyuma baza kongera gusubirana mu kwa 11 1922. Nyuma Eva Braun muri uwo mwuga wo gufotora niho yaje guhurira na Adolphe Hitler mu gihe yakoreraga uwo Hoffmann. Kuva icyo gihe batangiye kumenyana birushijeho, maze mu mwaka w'1931 bemeranya gukundana. Nubwo bamaranye imyaka myinshi bakundana, ariko ntabwo bigeze bagaragara na rimwe mu ruhame, kuko Adolphe Hitler yakundaga kubihisha, ndetse kandi na Eva Braun ntabwo yari ashishikajwe cyane n'ibya politike ku buryo ari kujyana na Hitler mu bikorwa by'abanazi. Muri ibyo bihe ariko Hitler yari yaratwaye n'ibikorwa bya politike ku buryo ataboneraga umwanya Eva Braun wo kumwitaho. Gusa Eva Braun yaramukundaga bya nyabyo, ndetse yari yaranamusezeranyije ko azamuhora iruhande kugeza ku gupfa. Nyuma ariko Hitler yaje kumwemerera ko agiye kujya amubonera umwanya wo kumwitaho, ariko umubano wabo bakomeza kuwuhisha Abadage, ntabwo bashakaga ko bijya hanze. Aha kandi mwibuke Hitler yari yaravutse mu 1889, Eva Braun yaravutse mu 1912, yamurushaga imyaka 23 yose. Iyi ashobora kuba ari nayo mpamvu Hitler yakundaga kubihisha
Ariko kandi ngo Hitler ntabwo yakundaga yuko abantu ayobora bashobora kuba bavuga bati umugabo nk'uyu w'igitinyiro twatinyaga nawe yaganjwe n'urukundo, akabihisha gutyo. Hagati aho ariko izindi nshuti za Eva Braun ndetse n'abavandimwe be bakundaga kumubuza Adolphe Hitler kuko ngo bamubwiraga yuko urukundo rwabo rutazarangira neza ndetse ko babonaga ari umugabo w'igisare, ntibishimire ko umuvandimwe wabo yakundana nawe. Ibyo ariko Eva Braun yakomeje kubyima amatwi akomeza gukundana na Hitler. Muri iyo myaka yose rero bamaze bakundana, Hitler yari yaranze ko bashyingiranwa kuko yumvaga yuko baramutse bashyingiranwe byagabanya igitinyiro cye mu bayobora ndetse no mu Badage bose. Gusa nawe yaramukundaga cyane. Ariko kandi ngo Hitler yavugaga yuko iyo umugabo ashatse umugore bagashyingiranwa bakararana bakajya babana mu cyumba kimwe ku buriri bw'abacitsemo kabiri, icyo gihe ngamumenera amabanga ye yose, ibi bikaba byazatuma na wa mugore ashobora kuba yamuvamo. Ibi byose byabaga intambara ya kabiri y'isi iri hafi gututumba. Yaje kugera igihe iratangira, gusa Braun ntabwo yigeze yivanga mu by'iyi ntambara, yewe nta nubwo byabaga bimushishikaje. Igihe cyarageze ariko Eva Braun kubera irungu asaba Hitler ko yamujyana bakajya kubana. Hitler yaramufashe amujyana mu nzu yabagamo munsi y'ubutaka bajya kubana. Nubwo babanaga muri iyo nzu ariko ngo nta n'umwe waryamaga mu cyumba undi aryamyemo, buri umwe yari afite icyumba cye. Twabikubwiye ko Hitler ngo yangaga yuko bararana, akaba yamumenera amabanga ye yose kubera ko aba yacitsemo kabiri nyine. Imyaka yakomeje guha iyindi kugera ku itariki ya 28 Mata 1945 ubwo Hitler yemeraga gushyingiranwa nawe. Mu ijoro ryo ku itariki ya 28 ishyira 29 mu kwezi kwa kane 1945 nibwo ubukwe bw'aba bombi bwabaye. Bari bambaye neza cyane. Eva yari yambaye ikanzu nziza y'umukara, ariko Hitler we n'ubundi yari yambaye ibyenda bya gisirikare by'abanazi. Eva Braun yari yishimye cyane, mbese ibyishimo byamurenze. Ibirori by'ubukwe byabereye aho mu rugo, byitabirwa n'ubundi n'inshuti zabo z'akadasohoka. Iryo joro ubanza ari naryo joro rya mbere Hitler n'uwo mugore we Eva Braun babashije kurarana mu cyumba kimwe. Hagati aho ariko ingabo z'ibihugu birimo Abongereza, Abasoviet, Abanyamerika zari zisumbirije Hitler. Hitler yari yaranze kumanika amaboko ngo yemere ko yatsinzwe n'itsinda ry'ingabo bari bahanganye ryitwaga Allied, zari zigizwe n'ibihugu nk'Ubwongereza, Amerika, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaje kuzunguruka umujyi Hitler arimo. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane niryo ryabaye iherezo ry'inzozi za Hitler zo kubaka ubwami buzayobora isi imyaka 1000. Hitler yabonye ko atsinzwe, nta kindi yahise abwira umugore we ko bagomba kwiyahura byanze bikunze aho kujya gusebera muri maso y'izo ngabo zabatsinze. Ngo mbere yaho gato ariko Hitler yari yarabwiye umunyamabanga we ko adashaka ko umurambo we uzakorerwa ubufindo mu ruhame nk'uko byagendekeye Benito Mussolini wayoboraga Ubutaliyani, ahubwo ko ashaka kuzahita utwikwa. Mussolini na bamwe mu bari bamushyigikiye barishwe, maze imirambo yabo imanikwa icuramye ku karubanda, abaturage bakajya bayikoraho ibikorwa by'agashinyaguro birimo kwitera amabuye n'ibindi. Hitler yabonye byanze rero ahitamo kwiyahura, kandi yagombaga kwiyahurana n'umugore we nyine. Ku wa mbere ku itariki ya 30 Mata 1945 Hitler yari yihebye afite agahinda kenshi kuko ibihugu bahanganye byamutsinze. Nta kindi yagombaga gukora, yafashe uburozi bwa cyanide abugeragereza ku mbwa ye yakundaga cyane. Iyo mbwa yabunyweyeho ihita ipfa. Hitler nawe yabonye ko ubwo burozi aricyo cyamukiza izo ngabo, kuko iyo zimufata byari kuba bibi cyane. Inzu ye yabagamo yari yazengurutswe ahantu hose.
Icyo gihe yaramanutse ajya hasi muri metero 7 mu nzu yabagamo, ahita anywa bwa burozi bwa cyanide ndetse n'umugore warabunywa. Abandi ariko bakavuga ko Hitler ngo yaba yarirashe isasu mu mutwe, ndetse abandi bakavuga ko yanyweye ubwo burozi n'iryo sasu akaryirasa kugira byihutisha urupfu rwe. Aha niho urukundo rwa Hitler ndetse na Eva Braun, umukobwa bakundanye imyaka isaga 14 rwarangiriye, cyane ko Hitler ariwe mukobwa wenyine yakunze mu buzima bwe. Ubwo abasirikare b'Abasoviyeti binjiraga mu cyumba Hitler n'umugore we bari barimo, ngo babonye Braun yicaye mu ntebe, umutwe we wegamye ku rutugu rwa Hitler. Ibi bigaragaza ko koko Braun atahohotewe, ahubwo ko yiyahuye abishaka, cyane ko rero anabyiyemeje kuzapfana n'umugabo yari yaribehebeye ariwe Adolphe Hitler. Ngayo gukorera urukundo rwa Adolphe Hitler ufatwa nk'umugome nimero ya mbere ku isi wabayeho mu bihe bya vuba, ndetse n'umukobwa yari yarihebeye Eva Braun bakundanye imyaka ibarirwa hafi muri 15, bagapfana nyuma y'umunsi umwe bakoze ubukwe. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabidusangiza aho hasi muri comment, maze ubukurikiyeho tukazabikuvira imuzi n'imuzingo. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na Cornelio Mwuzuro ubagezeho ikiganiro cy'ibihe by'urukundo biba byaragiye biranga ibyamamare mu mateka y'isi. Mbibutsa ko kandi mukwiye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Imana ibarinde. Hasta la vista.